Hello, ndagusuhuje kandi ikaze cyane hano kuri online class 1 Kinyarwanda. Uyu munsi ni igitekerezo ngiye kuguhereza. Murabona mfite iyi channel yitwa Storytime Kids TV. Ni channel yabaye created cyangwa se yakozwe tariki 9 z'ukwa 10 2024. Nk'uko muri kubibona murabona ko imaze kugira views ibihumbi 74, amavideo 67 n'abasubscribers 268. Murabona rero uko igihe ni nk'amezi hafi 3 itari yageraho neza, kandi murabona ko izi views ni nyinshi cyane. Ntabwo bikunze kubaho ku buryo ari video zisanzwe wapfa kubona izi views mu gihe cy'amezi 3. Okay, ukwereka rero ese ni gute bino bikorwa. Kandi n'ikindi, iyi channel ntabwo iri mu rurimi rw'Ikinyarwanda, nta jwi ryanjye ririmo, ntabwo wapfa kumenya uti se iyi channel ni yande. Okay, tugiye kureba rero ese ni gute wakora content zimeze uku wifashishije ChatGPT ndetse n'indi tool yitwa CapCut. Reka tureke gutinda. Niba uri mushasha hano kuri online class 1 Kinyarwanda, gerageza kabisa ukore subscribe kandi no kunzogera kugira ngo video zigere no ku bandi, cyangwa se unasharinge mugenzi wawe ukumva afite igitekerezo cyo kuba yakora YouTube channel. Okay, tugiye gutangira rero. Turaza twifashishe ChatGPT tubibwire ngo nidukorere content y'abana cyangwa se imeze ite y'abana bari kwiga figures. Then icyo nicyo gitekerezo nahisemo for kid. Murabona ibindi byose ihita ibikora. Title of content ni learning figures for kids, then introduction ukavuga uti welcome and engage kids with a fun question. Ni ukuvuga ngo aha ni content nyine yari iri kunkorera, ubundi uraza ya content ukagenda ukaeditinga mu buryo ngiye kukwereka. Okay, aha yakubwiye uko urabikora, but uko utabishoboye ushobora kuyibwira ngo ni creating iyo content. Okay, then ugakanda enter, ubundi ugategereza ChatGPT ikagukorera iyo content. Ndakeka iri kuyikora. Title ni learning figures for kids, then welcome kids. Today we are going to learn about shapes or figures. Ira content murabona ni amagambo, but navuze ko ari amagambo atari wowe uzayavuga, ahubwo tugiye kureba ikindi gikoresho tuzifashisha ubundi kituvugire ari amagambo, turebe na gute ese ni gute twayahuza na video tugiye gukora. Okay, turafata rya jambo turikopiye. Nitumara kurikopiya tuze aha mu yindi tools nayo iri free niba ukoresha window. Then nitumara kuyakopiya tuze hano dufate test, ni muri CapCut, kandi video yuko wakoresha CapCut ndakeka narayikoze. Then tuze hano handitse ngo default test. Okay, tumaze dushirira image tuyifashishe, ubundi tuze hano muri test dufate default test. Then ira default test duhite tuyikopiya aha Ctrl V. Then tuze naho tuyihidinze gake imanuke. Niturangiza tuze hano hejuru iburyo dukanda hano handitse ngo test to speech, then tuhakore. Nitumara kuhakora tuze duhitemo umuntu. Aya ni amajwi atandukanye, uraza uhitemo umuntu ushaka gukorera, then ukanda hano handitse ngo generate. Tegereze gake bitewe na network ufite. Then murabona ko byamaze kuba generated. Tuze ducurange wumva. Welcome, kids. Today we are going to learn about shapes or figures. Okay, uriya muntu niyo nahisemo kamfasha kugira ngo, ariko wowe ushobora guhitamo uzumva amajwi menshi, then uhitemo ijwi uri kumva nyine ryagukorera. Turagera aho tuze rero
twongere dusubire hano muri chat GPT then tugende dukora aya amajwi yose tuyakore copy then dusubire hano muri CapCut ryajwi naryo tuze twadinge default test hari akarongo kari then dukore copy then irajwi turi hiding imanuke hariya kugira itazagaragara muri video nako ari amagambo then test to speech tuze uhitemo nge nahisemo ura serious mal but wowe ushobora guhitamo indi muntu ushaka then dukande generate. Okay, ijwi rya kabiri naryo murabona ko ryahageze. Welcome, kids. Today we are going to learn about shapes or figures. Shapes are all around us. Can you think of some shapes you see every day? Welcome. Ririya jwi nuko rimeze. Iriya background image ushobora kuyifata ukagenda uyikopiya niba ariyo urifashisha cyangwa se ugakora gutya ukajyana ikagira ahantu ushaka ubundi akaba ari ikubera background. Turakomeje rero tugeze hano then twadingeho indi default test then tuze dusubire hano muri chat GPT then tuze hano murabona ko dufite square. Okay, then tuze tubifatire rimwe wenda bino bya square byose nituza kubifatira rimwe tugere hariya. Kiriya ni ikintu cyane cyase niyo shape ya mbere tugiye kuvugaho turaje tuyikopiye then tuyizana hano muri CapCut hano kuri test dushyiremo ya test yacu then iriya test tuyihidinge turangiza tuze dufata haranditse test to speech then tumara gufata test to speech tuze duhitemo serious mal then to generating. Okay, test yamaze kuba generated. Welcome, kids. Today we are going to learn about shapes or figures. Shapes are all around us. Can you think of some shapes you see every day? Square. A square has for equal sides and for corners. Example, a box or a window. Activity. Look around your room and find something that is a square. What did you find? Okay. Urumva ko ari kuvuga ngo square ni ibifite 4 figures then na activity kabamo kubwira abana ati look around your room then werekana ibintu bifite square shape. Ubwo gucya turakomeje turakomeza amajwi yose tuyakore kuriya. Ushobora no kuza hano ugafata ubwo ni shape ya kabiri ni rectangle then rectangle turayifashe dukoze copy tuje hano muri CapCut but iriya niyo ngiye kugarukiraho then tuze turebaho test ya mbere yari igarukiye ni hano then twadinge default test tuze dukopiye ya test hano nitumara kuyakopiya tu generating. Dukomeze kuriya ubundi nibirangira test zose twamaze kuzifata content tumaze kuyikora tuze mu mashusho. Turabikora gute rero? Hano ushobora guhitamo amashusho urashyiraho nyine yo gukurura abana. Ushobora no kwashyira amashapes yose bavuze. Ushobora gufata circle, rectangle, square n'ibindi bigiye bitandukanye then ayo mashape akaba ari iza hano kuri aka kajambo ka introduction. Wabikora gute? Ushobora kuza hano ugafata indi tab then ukandikamo wenda square with face kugira ngo izakurura abana then ukanda enter ugaselectinga hano kuri image then murabona ko izi image ntabwo zisobanutse. Tuze dufate square gusa tumara gufata square tuvuge wenda wahitamo imwe muri izi ushaka
then wamara kuyifata ukaza ugakanda snip, wamara gukanda snip ugakora new snip, ugafata ya foto ya square then ukayita wenda ukayisevinga as S1. Nabyo ni kimwe ngiye kwerekana, ibindi uzabikora S1 kuriya, then tuyishyira kuri desktop dukande S1 image. Okay, then kuri desktop dukande save, subira hano muri CapCut, then uza hano muri media, hano hejuru ibumoso ukanda handitse ngo import media, then numara kuhakanda uze hano kuri desktop uze ushake rya zina rya ya square S1 image, then uyifate, numara gufatira image ukande open, then ureke image ize hahantu kugira ngo okay. Hano niba ariho batangiye kuvuga ngo square. We are going to learn about shapes or figures. Shapes are all around us. Can you think of some shapes you see every day? Square. Okay, square murabona ko itangiriye hano, then tuze dufate ya image, ufate left click uzane square kuri kara karongo, then ugerageze kuyisayizinga kuriya, then ushobora no kuza hano ukadingaho indi default text ukavuga ko ari square. Okay, then ukaza hano ukaba wayihindurira ibara, ubundi iriya text ukayizamura hejuru hariya. Square. A square has for equal sides and for corners. Okay, ubwo ndakeka na hano kuri introduction cyangwa se hano turi gutangira ushobora gufata amashusho nka kuri ambikoze ugashyiraho square, rectangle n'izindi bavuze hano muri chat GPT, bavuzemo rectangle, triangle, circle, rhombus, then ukagenda ugafata biriya bintu byose ukabishyira wenda hano kuri iyi page ya mbere, ubundi ukandikaho n'amazina yabyo ukurikije uko nakweretse wayandika, ubundi ugakomeza kugera video irangiye. Okay, iyi background image kuyishyiramo naho nashatse background image, then nyikora snip, maze gukora snip ndayizana nyiterekamo hariya kuri iyo uri kuyibona tu, uko nsizemo square nira background image niko nayisizemo. Izi video z'abana rero ziratrendinga cyane kubera ko hari channel nyinshi uzagerageze gushakisha content z'abana zigereranye na content zitari z'abana, urebe tise bitandukaniye. Nk'aka ka video nakoze aka gafite views 6,800 mu gihe kingana n'ukwezi kumwe. Murumva rero izi kids content niba uri kumva ushaka bisa nawe kuba umwe mu bantu bazakorera amafaranga kuri YouTube channel, cyangwa se ushaka gutangira channel, nakugira inama yo gutangira iyi kids content, ugashaka izina wita content yawe cyangwa se izina wita channel yawe, ubundi ugatangira ugakora content z'abana. Ndakeka ejo bundi narerekanye uko wakora utuntu nk'utu ukoresheje Canva, then hari video ibanziriza iyi iriho ukuntu wakora izi content wifashishije Canva, kubera ko video nyinshi niyo nakoresheje. Hari n'izindi tools nyinshi ngenda ngoresha nka Leonardo AI n'izindi nyinshi zigiye itandukanye. Kuvuga ngo kuri iyi channel izi video zose mwabonye 67 nta video n'imwe naba narakoze ntifashishije izi AI tools. Ya mbere ni iyi chat GPT,
niyo impereza content, na ziriya ndirimbo lyrics niyo izikora. Ubundi igisigaye ni ukwereka ese ni gute nk'iriya ndirimbo yakozwe, kugira ngo iriya jwi rize byagenze bite. Niba warakoze followinga channel yanjye Online Class 1 Kinyarwanda, ndakeka iyo video nayo iri hafi yo kukwereka ese ni gute wamaze kubona lyrics wayikorera indirimbo, ubundi kaza biri kuvuga ni tour imwe kandi yo ntabwo igoranye cyane, ubundi ku buryo wanakora iriya content wifashishije indirimbo. Ndakeka iyo wamaze gukora video yose wayigejeje ahantu ushaka, uza ugakanda hano handitse ngo export, then wamara ku exportinga kanda hano handitse export, then igahita iza muri folder. Igihe utayibonye udahise ubona folder yagiyemo bwa mbere, uraza hano kuri file name ukayita izina ushaka, ubundi ukamenya ngo folder ziba exported to ni iyihe, cyangwa se ugakanda hano ubundi ukagenda ugahitamo folder ushaka ko biba exported. Ndagushimiye kabisa, stay tuned. Ndakeka video ngiye kuzajya nzikora nyinshi zo kukwereka ukuntu nawe waba successful hano kuri YouTube, ubundi tugakomezanya urugendo. Thank you very much, see you next time.